Mwebwe mwese mudahwema kudukurikira ahangaha ku Kwizera Gukiza TV, muri inshuti nziza mwahisemo neza, murabo gushimirwa kuba mwaremeye kubana natwe umwanya w'ijambo ry'Imana. Imana ijye ibahereza umugisha. Nawe ugifungura kuri YouTube ukabona Ukwizera Gukiza TV, turagusaba urebe aho ku Kwizera Gukiza TV, ukande kuri like, kore subscribe, kore share. Ibiganiro ijambo ry'Imana rijye rigera ku bantu benshi batandukanye, ndetse na comment ujye ushyiraho comment kugira ngo tumenye niba ibyo dukora bibasha kubashimisha. Mutubwira ibyo twakosoramo, kuko turashimira abari hirya no hino babasha kuduhamagara, babasha kutugira inama uko twanoza ibintu byacu kugira ngo ijambo ry'Imana rijye ritambuka neza. Turabashimiye cyane, kandi n'amazanyu n'ukuri turazumva, tuzihereza agaciro aho muherereye hose. Inshuti zanjye ziri muri Canada, namwe ndabasuhuje. Mu Bufaransa ndagusuhuje, Germany ndabasuhuje, abari muri Uganda ndabasuhuje, Zambia ndabasuhuje, Kenya ndabasuhuje, namwe muri hano mu Rwanda ndabasuhuje, Afrika y'Epfo nawe ndagusuhuje. Imana iguhereze umugisha, nukuri muba mwitanze kandi ibyo munkorera ndabibona. Imana ibahereze umugisha. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana nk'ibisanzwe. Reka dusenge Imana mbere yuko dutangira uyu mwanya w'ijambo ry'Imana. Turagushimiye Mwami muremye ijuru n'isi, turagushimiye kuri umukozi w'umuhanga, turagushimiye kuri Imana rugira, Imana rurema, Imana rubasha. Turagushimiye kuri Imana itinda kurakara, Imana ibabarira, itita ku mabwire ya rubanda, ahubwo mu bayubaha uyemera agakora ibyo gukiranuka nawe iramwemera. Turagushimiye ko waduhaye uyu mwanya wo kugira ngo tujye twumva ijambo ryawe. Ijambo ryawe ni umuti, ijambo ryawe ni imbaraga, ijambo ryawe ni ubugingo, ijambo ryawe ni ubuzima kuri twebwe. Izina ryawe nirishimwe. Turaseza cyane rero kugira ngo uyu mwanya ujye ubana natwe, ujye uduha imbaraga, ujye udufasha muri byose, mu izina rya Yesu Kristo niko duseza twizeye, amina. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Nahaye umutwe w'amagambo uvuga ngo mbese imfatiro zisenywe umukiranutsi yakora iki? Mbese imfatiro zisenywe umukiranutsi yakora iki? Turarebera hamwe imfatiro ni iki. Ninde ugira imfatiro? Ese imfatiro zisenywe umukiranutsi yakora iki? Iyo tuvuze imfatiro, ni ikintu buri muntu wese yishingikirizaho kugira ngo akomere, agubwe neza. Inzu zigira imfatiro, arizo nkingi zayo. Yemwe n'isi ifite imfatiro zayo. Umuntu wese rero yagira imfatiro, yaba umunyabyaha ukiranirwa, yaba n'umukristo nawe yagira imfatiro. Ahangaha Dawidi turarebera hamwe muri Zaburi ye ya 11 umurongo wa 3. Imwe muri Zaburi Dawidi yanditse. Turabibutsa ko kimwe cya kabiri cya Zaburi zose ari Dawidi wazanditse. Uyu Dawidi ni mwene Yesayi. Samweli yimikishije amavuta kugira ngo asimbure Sawuli. Yavukanaga n'abandi bana, ari umushumba, ari umuhererezi. Ba Aminadabu, ba Shama na ba Eliyabu bari barize baguwe neza, ari abantu bakomeye.
ariko Imana kuko ireba mu mutima ibwira Samweli ngo niyuzuze ihembe amavuta ajye kwa Yesayi ajye kwimika Dawidi kuko yabonye afite umutima Imana ishaka kandi akaba ari uzasimbura Sawuli. Imana yari irambiwe ingoma ya Sawuli. Samweli ajyayo yimika Dawidi. Uyu Dawidi yabaye umwami. Uyu Dawidi yishe Goliyati. Uyu Dawidi yabaye umutunzi w'ibintu byinshi cyane. Ariko yageze kuri iyi Zaburi abona yuko byose ari ubusa. Hari igihe kigera ibyo umuntu yishingikirijeho bikamucika areba bikagenda. Yandika iyi Zaburi ngo mbese niba imfatiro zisenywe umukiranutsi yakora iki? Kubera ko yavuze umukiranutsi nuko burya iteka ryose ijisho ry'Uwiteka riri ku bakiranutsi, ahubwo uburakari bw'Imana bukaba ku bakiranirwa ari bo banyabyaha. Umukiranirwa iyo imfatiro ze zisenywe nta kindi akwiriye uretse guca bugufi imbere y'Imana akihana ibyaha agasaba Imana ikongera ikamugarukaho, Imana ikongera ikamwubaka. Isirayeli yari yaravuye ku Mana, yaratakaje Imana muri bo, bivanga n'andi mahanga. Imana ikura ubwiza bwayo hagati muri bo, ibavaho, Imana irigendera. Isirayeli iragenda irasenyuka, Isirayeli iragenda irasuzugurwa. Ariko bongeye guca bugufi imbere y'Imana, Imana irababwira ngo nubwo wasenywe, nubwo wanzwe, nubwo watereranywe, nubwo nawe kukurebaho, njyewe Uwiteka nzongera ngugarukeho, nongere nkubake, kandi uzaba wubakitse, uzaba wubakitse amabuye mazima. Imfatiro zawe ntizongera gusenywa ukundi. Yesu ashimwe cyane. Uyu Dawidi rero nawe yandika iyi Zaburi. Niba imfatiro zisenywe umukiranutsi yakora iki? Yesu nashimwe. Imfatiro ni nyinshi, imfatiro ziratandukanye. Amafaranga ufite yaba imfatiro, amazu utunze yaba imfatiro, amashuri wize wayishingikirizaho, posta ufite, titire ufite, umwanya ufite mu kazi, ibyo byose wabyishingikirizaho bikaba imfatiro. Ariko birashoboka yuko nabyo byagenda. Ese niba bigiye uri umukristo, wari umuririmbyi, wari umudiyakoni, niba bigiye niki ukwiriye gukora? Ukwiriye kwitwara ute? Ukwiriye kureba ute? Nta kindi ukwiriye gukora ni ugusenga. Ni ugusenga Imana, kuko amasengesho Imana yumva gusenga kw'abasenga. Ngo ndetse n'umwana muto uzi gusenga Imana ntabwo azagira ubwoba, ahubwo azafashwa no gusenga. Yesu nashimwe. Imfatiro zisenywe umukiranutsi yasenga Imana. Habakuki mu gice cya 3 umurongo wa 17 aravuze ngo naho imitini itatoha, inzabibu ntizera imbuto, bagahingira ubusa umwelayo, intama zigashira mu biraro n'amatungo agashira mu rugo. Umva, arabishumangira neza ngo ntakabusa ko nakishimira umwami izina rya Yesu wagakiza kanjye. Arongera mu gice cya 2 aravuga ngo nzagara ku munara wanjye maze ndindire, ndangaguze ndebe ko Uwiteka yasubiza ku cyo namuganyiye. Iyo imfatiro zisenywe umuntu akwiriye gusenga Imana, akwiriye kuba hafi y'Imana. Ntabwo ari umwanya w'amagambo, ntabwo ari umwanya wo gusebanya, ahubwo ni umwanya wo gusenga Imana. Gusenga n'ubuzima bene data, gusenga ni imibereho. Iyo utasenze Satani arakwataka.
gusenga birarema, gusenga bijya bikingura ijuru. Iyo usenze Imana, Imana irakumva. Yesu nashimwe. Bibiliya itubwira umugabo witwa Yobu, yari umutunzi hariya mu gihugu cya Uzi. Yari umukire, yari umuntu ufite ubutunzi kandi yari n'umukiranutsi. Ni umwe mu cyitegererezo cy'abizera muri runo rugendo. Umunsi umwe Satani ajya kuzerera ku isi. Atashye ahura n'Imana. Imana iramubaza ngo uvuye he? Satani asubiza Imana ngo avuye kuzerera. Ko Satani atagira ibyicaro, ahora abuyera, ahora azenguruka, yabaye kabwera. Uwiteka aramubwira ngo witegereje umugaragu wanjye Yobu ngo arakiranuka. Satani aravuga ngo namubonye, yabuzwa n'iki kugukiranukira no kukubaha no kukumvira? Ko wamuhaye byose, wamuhaye umugore mwiza, umuha abana beza, mu butunzi, yemwe afite n'abagaragu benshi. Satani ntabwo yamenye yuko abantu b'Imana, abakiranutsi b'Imana, batagendera kuri ubutunzi bw'isi. Niyo bidahari duhamya Imana. Satani ajya yibeshya ku bakiranutsi, Satani ajya yibeshya ku bakristo kuko atazi amakuru. Ntabwo tuvuga Imana kubera ko twambaye neza, kubera ko dufite akazi keza, kubera yuko twize, kubera ko dufite imiryango. Duhamya Imana kuko ni Imana twizeye, ni Imana twiringiye, ni Imana itabeshya, ni Imana idutabara mu byago no mu makuba. Niyo intambara zaje turayihamagara kandi ikatwumva, ikatwitaba, ikadutabara. Ntabwo ijya ibura mu byago no mu makuba yo kabyara. Icyo nicyo tuyikundira, icyo nicyo gituma tuyinambaho. Uwiteka abwira Satani ati wibeshye, ibyo utekereza ntabwo ari byo, ntabwo ariko kuri. Satani ati reka ngende ngore ku byo wamuhaye, maze ndebe ko arakomeza kuguhamya. Aragenda ahera ku matungo, aragenda ingamiya, indogobe, intama, byose aragenda abikoraho, biragenda birashira. Aragenda yikubita ku bana be, abana be barapfuye, abateza ibyago Satani. Satani ntiyanyurwa, aragenda afata n'umubiri wa Yobu awuteza ibishyute. Ariko turashimira Imana ituma umuntu w'imbere arushaho gukomera, nubwo kubabazwa kwacu kw'igiwayi kujya kugenda kwiyongeranya. Umuntu w'imbere hagenda arushaho gukomera uko bwije n'uko bukeye. Nuko Imana iramubwira ngo ibyo byose ubikozeho, n'umubiri uwukozeho, ariko icyo nkwimya ni ubugingo bwe. Imana ishe ubugingo bwawe, Imana nawe ishe ubugingo bwawe rata. Iyo bakomeza guhamya Imana, iyo bakomeza guhura n'ibyo bigeragezo, inshuti ziragenda zimushiraho. Umugore we ati ihakana Uwiteka wipfire, ariko akomeza kubiringira Imana mu buzima bwe, mu bubabare bwe, mu buribwe bwe. Yobu yakomeje guhamya Imana, Yobu akomeza gukiranukira Imana, ntiyigeze avuga Imana nabi. Byarashobokaga, ariko Yobu yakomeje gutsimbarara ku Uwiteka. Bene data, aravuga ngo ngiye gukiranuka kwanjye nagukomeje, ntakizamuraho kuba inyangamugayo. Naho uyu mubiri wanjye wabora, ariko nzongera kureba Imana n'amaso yanjye. Amaso yanjye yari yazamureba kandi mfite undi mubiri atari uyu nguyu waboze.
sayundi ni amaso yanjye. Imana ishimwe. Bakomeza kumuca intege, ariko arabatunyewe ibyiringiro ndacyabifite yuko umukiza wanjye ahari. Haleluya, Imana ishimwe. Ibyiringiro biracyahari. Ese wowe ntiwahuye n'ibyiringiro byawe ntiwabitakaje? Wahuye n'ibigaragazo byinshi cyane mwere data. Warasengaga, wararirimbaga, waradiyakonaga, wavugaga ubutumwa, ariko kubera inkota yo mu butayu byarakunamuye bikunaniza umutima. Ariko kino cyagiye muzaniye inkuru nziza ikubwira ngo Yesu aragushaka. Ongera usenge Yesu, yongera kubake Yesu, yongera kugarukeho Yesu, yongera guhereza ubuzima. Ngo nuko iyo bamaze kubwira Uwiteka ngo nzi ko ushoboye byose, ntakibasha kurogoya imigambi yawe, Uwiteka arongera aramugenderera. Uwiteka yongera amwitura, amusubiza ibyo yabuze byose n'abana be. Ngo yo barahirwa bwa nyuma kurusha ubwa mbere. Imana ishimwe kuko yahamije Imana mu bigeragezo. Haleluya. Imana twiringiye bene data ni inyamaboko. Imana twizeye niyo yonyine yo kwizerwa. Ni Imana idahemuka kandi Imana idatererana abayo. Ni Imana yumva gusenga. Birashoboka ko imfatiro zawe zasenywe, birashoboka ko ubuzima bwawe bwabaye bubi, uri mu mibereho mibi, uri murasuhuza umutima, wariyebye, uri muriganyira kubw'ibibazo wahuye nabyo. Umuti naguha ni ugusenga. Gusenga ni ubuzima, gusenga ni imibereho. Iyo ni inama nakubwira. Weri kwiganyira, weri kwiheba, weri kwitakariza icyizere. Oya, sigaho. Tangira uyoboke inzira yo gusenga Imana. Wongera ubwire Yesu. Yesu yakumva. Muririmbyi yaravuze ngo noneho hamagara wakumva. Haleluya, Imana ishimwe. Yabwiye Yeremiya ngo ndabazana gutabara, ngwereke ibikomeye bikuruhije wowe utamenya. Birashoboka ko ibyo watewe nawe nabyo ari imbaraga z'abazimu n'abadayimoni, imbaraga zituruka ku bacwezi n'abarungi, imbaraga zituruka ku bapfumu n'abakonikoni, ari imbaraga z'imyuka mibi, ari imbaraga za karande zakwibasiriye. Tangira usenga Imana. Imana mu masengesho harimo imbaraga ziza zigaciye imigozi, ibyawe bikongera bikagaruka, Imana ikongera ikakuremera ubuzima bushya. Ndasoje. Imana ibahe umugisha, Imana ibarebe neza, Imana ibagirire neza, Imana ibarinde, kandi Imana yongere isane ibyanyu byasenyutse. Amen.